Ndabasuhuje. Pi Network ikomeje kwagura ekosisiteme yayo binyuze mu gukorana na Somatic Ledger, urubuga rwagenewe guhindura amakuru y'ibirangamuntu biological data akavamo agaciro k'ubukungu. Iyi integration isobanura impinduka ikomeye mu buryo abantu bafata no gukoresha amakuru yabo bwite, aho ava ku kuba yafatwaga n'ibigo bikomeye ahubwo agahinduka umutungo w'umuntu ku giti cye. Iyi ntambwe igaragaza uburyo Pi Network iri gushyira umuntu ku isonga, ikamusubiza uburenganzira bwo kugenzura no kungukira ku makuru ye bwite mu bukungu bwa digitali. Ubufatanye bwa Pi Network na Somatic Ledger buzana uburyo bushya bwo gufata ownership ya personal data cyangwa amakuru aranga umuntu bwite, aho umuntu agumana control yuzuye y'amakuru ye kandi agahabwa agaciro kayo mu buryo bufatika, bihuye neza n'icyerekezo cya Pi Network gishingiye kuri utility, inclusivity na decentralization, aho utility ari ikoreshwa rya Pi, inclusivity aho buri wese yibona muri Pi Network kandi akaba yajya kuri service zidasabye ubuhuza arizo decentralization. Somatic Ledger yibanda ku gufasha abantu kubyaza umusaruro amakuru yabo y'ibibaranga biometrics mu buryo bwizewe kandi burinda privacy cyangwa umutekano wa nyirayo. Amakuru akomeye nk'ay'ubuzima cyangwa genetic information aguma mu maboko y'uyafite, ariko akanashobora gukoreshwa mu gutanga amahirwe y'ubukungu. Iyo bimaze kwinjizwa muri Pi Network, aya makuru ashobora gukoreshwa muri ecosystem, umuntu ashobora kuyacuruza, kubona rewards cyangwa kuyakoresha muri dApps zitandukanye. Agaciro ka data cyangwa amakuru y'umuntu gashobora gupimwa muri PiCoin, bigashimangira ko Pi Network ishaka utility nyayo aho kwishingikiriza kuri speculation gusa. Mu buryo busanzwe, modeli gakondo z'ubukungu zifata data z'abantu zikazibyaza inyungu zitabagarukira. Pi Network na Somatic Ledger barwanya iyo system, bashyira imbere ko umuntu agumana ownership yuzuye y'amakuru ye akayabyaza umusaruro we bwite. Abapayoniye ubu bashobora kubona agaciro kenshi cyarimwe, PiCoin nk'ifaranga rya digitali n'agaciro k'umutungo ushingiye kuri data cyangwa amakuru yabo bwite. Ibi biha abantu ubushobozi bwo gucunga no gukoresha amakuru yabo mu buryo bubafitiye akamaro kandi byose mu buryo bufite intego. Iyi integration ikoresha principles za Web3, igatanga security na decentralized na governance iboneye. Blockchain ituma transaction zijyanye na data z'umuntu bwite ziba secure cyangwa zizerwa, zidahinduka kandi zishobora kugenzurwa. Ibi bikagabanya ingorane ziri muri centralized systems zisanzwe. Pi Network ihuza privacy protection na economic utility, bituma abayikoresha bagira icyizere ko amakuru yabo arinzwe mu gihe bagira uruhare mu gukura kwa ecosystem. Ibi bifite ingaruka nini ku bukungu bwa digitali ku rwego rw'isi. Guhindura biometric data ikaba asset ishobora gucuruzwa bifungura income streams nshya ku bantu, bikazana amahirwe mashya ku badeveloper, abashakashatsi n'ibigo by'ubucuruzi. Pi Network igaragaza ko crypto ishobora kurenga kuba coin gusa, ikaba platform ikora ishingiye kuri asset nyazo, ihuza personal data na economic utility. Abapioneer bafite uruhare rukomeye muri iyi modeli nshya. Binyuze mu gukoresha tools za Somatic Ledger, baba bari kwemeza, kugerageza no gushyira mu bikorwa ikoreshwa rya data nk'umutungo. Ibi bibashyira ku isonga ry'ubukungu bushya, aho amakuru y'umuntu afite agaciro, arinzwe kandi agenzurwa na nyirayo. Uru ruhare rwabo rufasha no kwerekana ko iyi system ishobora gukora mu buzima busanzwe. Iyi innovation ishimangira ko Pi Network ishyira imbere usability. Abayikoresha bashobora kubona serivisi nshya zirimo personalized apps, health platforms na exchange ya encrypted data. Ibi byose bigaragaza ko Pi yibanda ku gaciro gafatika aho kwibanda kuri hype.
Trust na transparency ni ingenzi cyane mu guhuza biometric data na ecosystem y'imari. Niyo mpamvu Pi Network ikoresha blockchain verification, decentralized governance na inscription ikomeye. Ikindi cy'ingenzi ni scalability. Pi Network yubakiwe kuri mobile, telefone ngendanwa, kandi ifite reach cyangwa igera ku bantu benshi cyane mu buryo mpuzamahanga, bituma abantu benshi bashobora kwitabira. Kandi architecture yayo cyangwa Pi yubakitse muri design yayo ituma uko abayikoresha biyongera security n'imikorere bikomeza kuba bihamye, bigatuma Pi iba umuyobozi mu guhuza personal assets cyangwa imitungo y'abapayoniya bwite n'ubukungu bwa digital ku rwego rw'isi. Mu by'ukuri ubu bufatanye si technology integration gusa, ahubwo ni icyerekezo cyazaza aho umuntu asubirana ububasha ku makuru ye kandi akagira uruhare mu bukungu bwa digital bukura. Abapayoniya si ukungukirwa nabyo gusa, ahubwo bari kubaka decentralized economy ishingiye kuri security, utility na empowerment y'abantu. Muri rusange ibi byose ni ibintu bigamije guha agaciro Pi Network, guha agaciro abapayoniya no gusobanurira isi icyo umushinga wa Pi Network ari cyo, icyo ugamije mu guhindura ndetse no kuzana impinduramatwara mu bukungu bugezweho bw'ikoranabuhanga ry'ikiragano cya Web3. Amakuru bwite y'abantu akenshi yaracuruzwaga ku buryo n'amamodeli yabo yacuruzwaga, ariko ugasanga abantu bazi ko babikiwe amakuru kandi bazi ko atunganya. Ariko muri platform aho Somatic Ledger iri kumwe na Pi Network, za biometrics zawe igihe hari undi muntu uzakenera sample yazo bitewe n'ubushakashatsi azaba akora, bitewe na byinshi bizaba biri muri Pi Network, iyo nyungu zizahita zikugarukira ako kanya, bitabaye ko izo nyungu zifatwa na Pi core team gusa cyangwa na projet muri rusange. Ibi rero ni ibindi bintu byongera kwerekana ko Pi mukuri ari umushinga, ari projet iri decentralize, ari projet aho buri umwe wese agomba kujyamo uruhare kandi ibyo akoreyemo inyungu direct zigahita zimugiraho bidaciye ku ruhande. Kwinjiza rero Somatic Ledger muri Pi Network bihindura data y'ibiranga imiterere by'umuntu, bikamuha umutungo w'ubukungu, bigaha umuntu ownership, bikamuha control, bikamuha n'agaciro kagaragara. Abapayoniya ubwabo nibo bari kuyobora iyi transformation cyangwa izi mpinduka. Barimo gushyiraho fondasiyo y'ubukungu bushya, aho personal data iba asset yemewe kandi yungukira nyirayo. Ibi byerekana Pi Network nk'urubuga rufite icyerekezo kirekire, ruhuza tekinoloji, ruha abantu imbaraga, rukabarimwamo ubushobozi n'ubukungu bwiza. Kandi wareba mu ntego y'umushinga no gutuma crypto igera ku uwo ari we wese, iba accessible to everyone. Ari nayo mpamvu batumye mining ijya ku matelefone, bakayikura ku mamashini ya rutura yangizaga ibidukikije, akonsuminga umuriro mwinshi, bakavuga bati reka noneho rubanda rusanzwe bagire uruhare mu bukungu, ubukungu bw'isi busaranganywe. Ni nayo ntego mu by'ukuri ya Pi Network, kandi ubona ko iyi ntego igenda igerwaho buhoro buhoro, nubwo hari byinshi bicyubakwa, nubwo hari byinshi tugomba kwitega twe tubarizwa mu muryango wa Pi Network. Ariko muri rusange nababwira ngo ibyiza biri imbere, kandi iyi Pi ni ikintu kidasanzwe kigiye kuzakura abantu ahantu habi kikabageza mu bususuruke, aribwo bukungu twamaze kwinjiramo niba uzuye umushinga wa Pi Network.